Inama y'umunsi. Umusore ukennye yakundanye n'umukobwa wo mubakire, bamwe b'abaherwe bitwa abatunzi. Hanyuma iwabo w'umukobwa banga uwo musore cyane, bata amaboko atareshya ntaramukanya. Ntitwashyingira umukobwa wacu mu batindi. Umukobwa wakundaga umusore by'ukuri abuze uko abigenza, abonye nta n'umwe mu bo yita umuryango umushyigikiye, afata umwanzuro acika iwabo ajya kwibanira na wa musore. Umusore wari umuhanga cyane mu bwubatsi. Umunsi umwe wabo w'umukobwa baratekereza, basanga barahubutse kwanga umukwe. Umukobwa wabo aberetse ngo nuko akennye, kugera ubwo umukobwa wabo ukomoka mu muryango ukize bene ako kageni yishyingira, akagenda nijoro, bimwe benshi bita guca mu idirishya. Umwana agera ubwo acika mu rugo neza neza. Ababyeyi babiganiraho basanga barahubutse, bahitamo kwiyunga n'umukobwa wabo. Ise w'umukobwa wari umukire cyane, wari ufite amazu menshi agenda yaguriramo ibikorwa bye hirya no hino. Ise w'umukobwa wari ukeneye inyubako ndende cyane y'amagorofa kandi nziza ijyanye n'icyerekezo yo kwimuriramo bimwe mu bikorwa bye by'ubucuruzi. Ahamagara wa mukwe we yari yarasuzuguye, amuziza ubukene, amuha iryo soko ryo kubaka iyo nyubako, amuha ibikoresho byose, amuha amafaranga n'ibindi bikenewe ngo iyo nzu yuzure neza. Aramubwira ati nyamuneka iyi nzu ndayikeneye cyane, muzayubake mwitonze kandi muyikomeze. Unce amafaranga yose ushaka, ariko uzankorera ibintu bizima. Nizabe yanze umuntu akoreramo amezi 2 gusa ikaba yatangiye gusaduka mu nguni. Wa musore nawe abwira sebuko ati rwose humura nta kibazo bizatungana, kandi mwakoze cyane kuba mungiriye icyizere, akaba ari nge muhira isoko. Sebuko ati nguhaye amafaranga menshi, nawe uzankorera akazi neza, kandi nizere ko twiyunze ibyahise tubisiga inyuma. Nyuma yo gusanga umukobwa wanjye yaragukunze kugeza ubwo yemera kwitandukanya n'umuryango burundu, natwe twasanze nta mpamvu zo gukomeza kuguheza mu muryango. Ayo mafaranga uzakura muri iki kiraka uzayabyaza umusaruro, namwe mutera imbere. Umusore ati ndakumva data bukwe. Umusore yavugaga atyo nyamara agifite inzika ku mutima. Ntabwo yari yarababariye na rimwe umuryango w'umukobwa, agasuzuguro bamusuzuguye bamusohora nabi mu nzu ubwo yajyaga kubasaba umukobwa wabo. Ntiyigeze yibagirwa na gato amazina amutesha agaciro ise w'umukobwa yamwise, amwita imbwa, mayibobo, ingegera ndetse n'ibindi, avuga ko atamuha umukobwa we. Ibyo byose bituma umusore yubaka yanzu nabi koko, arayisondeka cyane ngo nyirayo azahombe, ngo uko niko kwihorera kuzuye. Ayisondeka atitangiriye itama. Mu myaka 2 inzu yari yuzuye, inyuma isa neza, ubona ari inyubako koko, ariko idakomeye na gato. Amaze kuyuzuza, sebuko ategura ikirori cyo kuyitaha. Hanyuma muri cya kirori asaba imbabazi umukwe we mu ruhame. Arangije amuha yanzu, ayimuha nk'impano ngo azayikoreremo icyo ashaka cyose we n'umukobwa we, izabubakira urugo, ibashyigikire. Igihe se w'umukobwa azaba atakiriho, bazayibyaza umusaruro, ntihazagire icyo bakena. Umusore amaze kumva ayo magambo ya sebukwe, ahindura isura mu birori, kuko yarazi uko yayubatse, kuko yarazi uko yayisondetse. Agahinda karamwishe, atekereza uburyo iyo nyubako umuntu adashobora kuyikoreramo n'igihe cy'umwaka itarahirima. Imitsi irega mu gahanga, amaso aba umutuku, atekereje ko ari we wihemukiraga, azi ngo ari kwihorera. Inama y'umunsi. Inzika ni kimwe mu bintu bimunga umutima w'uyigira, nyamara uwayigirira yigaramiye. Hari byinshi dushobora guhomba kubera kutababarira. Yes, iyo yari inama y'umunsi. Ngewe nari Claudette Nsengimana mu kiganiro Tsimbura niba kwe. Reka tuzasubire ku munsi w'ejo. Imana ikomeze ibarinde.